Duherukana Nsengiyumva akomerewe n'uburwayi bw'amaso, naho mugenzi we Mudenge amushyigikiye mu myumvire mibi bufiteho. Uyu munsi saba abagabo bombi baduhishiye iki? Ntimucikwe. Uziko nayi nakuyobewe Mukarugu. Ntukurida. Rutara hirya ndi kwibaza niba ari wowe cyane barundi muntu wambaye igitenge gisa n'icyawe. Waramutse neza Uwamari. Waramutse. Wari wanyobewe se? Nari nakuyobewe. Uko nari ndi kwibaza niba ari wowe utashaga amasaha. Ubwo byavuze ko wayoraguye ukabuhisemo gufunga ukitahira. Winsetse Uwamari. Nyoragura ikiza. Waje remera Mukarugu. Utagayoraguye nawe nta waba utashaga amasaha. Yewe ntashye kare kuko mujyanama yambwiye kaza kureba uko umwana wanjye ameze kuko yari amaze iminsi arwaye. Yo mbese yari yampaye gahunda ya saa 4, niyo mpamvu ntashye kare. Ntaho bihuriye no kuyoragura uvuga. Niyo mpamvu mbese. None se ubwo we uwo mwana urwaye wamusigiye ni? Namusigiye mukuru we Betty. Kandi rero anafite imirimo myinshi kuko na data buko aza kudusura wa. Ese nayo nindi mpamvu itumye ntahakare. Yewe Nsengiyumva nawe yazindukiye kwa mujyanama rwose ashobora kuza kukugera hatinze. Nsengiyumva se nawe yarwaye? To navuga ko ari ukurwara. N'ibya bibazo bye by'amaso. Ntiwumva di biranshimishije cyane kuba Nsengiyumva yafashe icyemezo cyiza. Ubwo yagiye kureba mujyanama w'ubuzima aramugira inama yo kujya ku kigo nderabuzima mwumvire. Ahari wenda. Huko si Mukarugwi. Kugira ngo ntiduhuye nanje nari mfite gahunda yo kuza kukureba. Kundebera iki se Uwamari? Nari ndi gushaka kuza kukwisabira iseta. Hari iruhande rw'iduka ryanyu nyine hari amucururizaga ku gasantere. Nanje ngahiterekera icarahani ngishakira udufaranga. Rwose pe. Nta kibazo rwose wanagize igitekerezo cyiza. Ndaza kubiganiriza Gasasira bidatinze ndakubwira igisubizo cyiza kuva mu biganiro byacu. Ndetse ubwo ni ngombwa kubanza kubiganira n'umugabo we. Wowe ufite icyo wansubiza. Rwose ndabizi ibyo muri buganiro urabizi. Uwamari iwacu nuko dukora. Nta ufata icyemezo niyo cyaba gitatabanje kuganira na mugenzi we. Ibyo wacu rwose nta byahigeze sikubesha. Twe rero niko tubigenza kandi biba byiza kuko iyo abashakanye bagiye inama mbere yo kugira icyo bakora cyose bibarinda amakimbirane ya hato na hato kandi buri wese akumva agize uruhare mu byemezo by'urugo. Ubu sinanje ndirire kujana aje inama na Nsengiyumva wanje uri hariya ra. Mbega ngo ndahomba mujyanama we. Wayigise Nsengiyumva? Mbese uraho n'amahoro? Yewe nta kubaho mujyana. Narinje wawe none dore duhuye wigendeye. Singiye kurengeye hepfo hanga kwa Gasasira gusura umwana wo maze iminsi arwaye. Reka. Ngo kwande mujyana. Kwa Gasasira. Bigute koko mujyanama wacu w'ubuzima no twemera. Usura bari abagome badahambana biyorobeka ukagira ngo nabana. Ubona ngo bange kunkirira amashireka mujisha amata y'imiyenzi yantokoje. Ntiwirirwe ugereho rwose isubiriye mu rugo ahubwo ngwino ujye kundeba ko nta gati waba warasigaje. Ngo agaki Nsengiyumva? Agati k'amaso waba warasigaje mujyana. Tugende rwose undebere nishyirire muri iri jisho. Dore n'uburirandi yata ntirituma rwose ngoheka. Cyangwa nk'umujyanama w'ubuzima ntangira utwatsi nakwahira ngashyiramo ntiriwe ntumwanya ngo ndajya kwa muganga. Nsengiyumva ndagira ngo nkubwire ko kwa Gasasira wabarakariye bitari bikwiye rwose. Kose kandi ugiye gushyigikira bari abagome kandi. Si ukubashyigikira Nsengiyumva. Amashereka ntabwo ashyirwa mu jisho igihe umuntu atokojwe n'amata y'imiyenzi ay'umuvumu cyangwa ikindi kinyabutabire kinjiye mu jisho. Ahubwo ukwiye kwihutira kurambura amaso ugasokamo amazi menshi asukuye ukayasukamo buhoro buhoro nibura mu gihe cy'iminota 15 ugahita wihutira kujya kwa muganga. Mujyana ibyo uvuga ntabyo nakoze kuko nashakaga amashereka kandi bari bamaze kuyanyiba. Nsengiyumva si byiza na gato gushyira amashereka mu jisho ry'umuntu utokowe ukomeretse cyangwa uhuye n'ikindi kibazo mu jisho. None se biritwara iki ko twese tuzi ko avura ari umuti mwiza kandi wizewe? Amashereka ntabwo ari umuti w'amaso kuko ashobora no kwanduza indwara zandurira mu maraso no mu matembabuzi nka virusi itera sida, indwara y'umwijima n'izindi. Ukwiye rero kujya kwisuzumisha amaso ku kigo nderabuzima bakareba ko utaba ufite indwara z'amaso nk'ishaza cyane kuri mu kigero cy'abantu bagejeje imyaka 40 kuzamuka. Nsengiyumva none ndago.
amashaza se ko mperuka tuyahinga twaje kuyarwara mu maso kuva ryari? indwara y'ishaza yibasira abantu bagejeje imyaka 40 kuzamura. Iki ni byiza rwose ko umuntu uri muri icyo kigero ajya kwisuzumisha amaso nubwo yaba atamurya. by'umwihariko kuko wanakurya urumva ko ari ngombwa kujya kwivuza. reka mujyana ibu mbwiye hatavuyeho na kimwe cyangwa ngo hiyongereho ikindi. nibyo Gasasira n'umugore we bambwiye banga kunshyirira amashereka mu jisho. gusa byaba byo byasubira ntabwo umuntu w'umugabo nkanjye nkwiriye kujya kwivura ngo ngiye kwivuza. reka ubu umwanya wo gupfusha ubusa naho uvana he? ko nzinduka akarenge guhirimbanira iterambere ry'umuryango wanjye uruvuga umwanya wo gupfusha ubusa nawe ubona. umunsi ayo maso ukerensa ntiwivuze yakuviremo ubumuga bwo kutabona se wibwira ko bizagutwara igihe kingana iki wivuza bitanagifite igaruriro? igihe uzajya gufatishiriza kubaho ufite ubwo bumuga ngo ukore bizagutwara igihe kingana iki? ariko rero umujyanama nawe ntugatere abantu ubwoba. uzi ko uvuze guhuma ngahita nshya ubwoba neza neza. senge yumva ibyo nkubwira ni ukuri. kwisuzumisha hakiri kare ni byiza kandi indwara y'amaso ibonetse hakiri kare kuyivura biroroha bikanarinda kwangirika gukomeye kw'amaso. amaso yamaze igihe hanijya aratukura rubura ko yabaye ibishirira. mu gihe cyose utabona neza hafi yawe cyangwa kuri mu gihe amaso yawe atukura cyangwa kubabaza ugomba kwihutira kuyivuza kwa muganga w'amaso kuko kuyatindana bishobora kugutera ubuhumyi. urumva Nsengiyumva? hiri kuki muba mwabirunze mu biryo byose? none se papa izo mboga kuzigizayo uzita ibintu zakubihiye? Gakwaya ndarengana zibihira abazirya. none se niye mpamvu utazirya ukijondorera ibindi ukazishyira ku ruhande? Gasasi nta mugabo urya imboga, umugabo arya akaboga akanyama nyine. ariko se ibyo bikwiye koko papa? ubu ko nzirya si ndi umugabo hano mu rugo rwanjye? ndinze ngana ntya Gakwaya ntararya imbogeri. ahubwo se ni iki cyatumye ugeze iki gihe cyose utaramenya ko ntarya imboga cyangwa ndya imbuto cyangwa indagara? ibyo ni ibiryo by'abagore n'abana Gasasi. papa reka nkubwire ibyo bintu uko ubizi siko biri. wa mwana we wajya umenya ko ndi so. ndakubwiye ngo nta mugabo urya imboga, nta naho nigeze mbibona rwose. ndinze ngana ntya. imbuto n'imboga n'indagara ni ingenzi cyane ku buzima bwa buri wese, bikaba akarusho ndetse ku bageze mu zabukuru nkawe. Gasasira rekeraho ntuzanyigisha kurya nshaje mwana wanjye. ibyo nubirya n'umuryango wawe mukabaho nibyo. ngeze ko nta mugabo urya imboga. ahubwo rero mubyeyi, amafunguro yawe ya buri munsi ntakwiye kuburamo izo mboga nka karoti, imbuto z'amoko yose, ye ugashyiramo n'ibikomoka ku matungo nk'indagara, amata ndetse n'amagi, kuko bikungahaye ku ntungamubiri nka vitamine A irinda indwara z'amaso. Gakwaya ibyo narabirenze ndisaziye. ahubwo rwose uze kwicaza urubyaro rwawe bete n'abarumuna be abari bubibwira ndumva bo bakiri bato rwose wenda byabagirira akamaro. ese ndinda amaso ngo azamara iki? ko ntacyo ninda kuyakoresha, ntacyo asigaje kureba atabonye. ariko nukuri amaso urayakeneye kuko uracyafite ubuzima. kandi abantu bakuru usanga aribo bakunze kwibasirwa n'indwara z'amaso cyane ishaza. erega ngewe igituma ntareba neza si ikindi nuko nkuze kandi rwose urebye nabonye byinshi pe. amaso rero nayo amaze kunanirwa. mbese yarambuye kureba umuntu asigaye areba gahoro. ahubwo rwose ugiye kwisuzumisha amaso byaba byiza bakareba ikibazo ufite, kuko abantu bakuze bakunze kwibasirwa n'uburwayi bw'amaso cyane cyane ishaza. ariko mwabana mwe muzi iby'aya maso yanjye muvuga yabonye byinshi none amaze kurambirwa. ari nayo mpamvu areba buhoro. papa nubwo duseka bwose wari ukwiye kuva ku izima rwose ukajya kwivuza. uko kureba gahoro bitazakuviramo guhuma burundu. n'ubundi kwisuzumisha ko nta byinshi bigusaba muze, ukaba utazijyana duhari tukazagushakira uguherekeza muri twe. kandi ko wisuzumishije bagasanga ufite iryo shaza mu jisho rimwe cyangwa yombi bakuvura ugakira ukongera ukabona neza, urangira iki kwivuza koko? mukaza ndakumva rwose abo baganga mwibaruhiriza ubusa. nibyo koko bize kuvura ariko ntabavuriza bukuru. erega ubu ni umusaza ndabizi neza. ikindi nk'uko nabibabwiye rwose amaso yanjye yabonye byinshi none yararambiwe. yewe ukaba uvuga ko amaso yawe ageze mu kiruhuko cy'izabukuru rero? reka nta kiruhuko cy'izabukuru. umuzehe natwemerere yivuze ritaba rishaza bikazamuhumisha burundu. kandi hari byinshi biri imbere akeneye kureba.
erega muze nubwo uvuga ko ushaje uracyafite ubuzima kandi uracyakeneye kubona abuzukuru bawe bakura bakanakubyarira abuzukuruza ntubikeneye se ndabeshya. niko zisegiwe nizere ko noneho ngo nakubitamo n'ingumi sinumva utaka. aha mudenge rwose sigaho kunkiniraho. mfashe kandi ndagukinira hose kandi amaso yawe mujyanama ntiyagize mu ryera. aha ku buryo se wakubitaho ingumi ngo ni uko bamvuye ngaho nawe tega iryawe nkubiteho ingumi. ntambwire ko mujyanama ntacyo yakumariye Nsengiyo. aha wahora n'iki shamude mujyanama nta gati yaguhaye ujojobereza mu jisho se. uvuze ko nasanze mujyanama ubugoma bunganya nabo kwa Gasasira. wateze mva byihorere aho kugira ngo amagati yonge mu byo Gasasira yambwesha mbese yabaye nk'ubishimangira ko n'ubu bikomeje kuba bibise Nsengiyo. urabivuga se urabizi uzi ko nawe yambwiye ngo ngomba kujya kwivuza ku kigo nderabuzima ngo mbese nkajya no kwisuzumisha indwara y'ishaza. igitangaza ko kudege narumbi ishaza y'amashaza duhinga. inkorabusa zimwe zitagira icyo zikora nizo zijya kwa muganga zitarwaye. undi zuretse umuyenzi wanguye mu jisho no kuba yaratukuye akabarya nkanyuzamo ubundi nkayabyiringira hari ikindi kibazo ubona afite. sindeba neza cyane se n'imyenda wambaye sinakubwira amabara yanyu. ariko natandukanye n'umujyanama ntanamubajije niba amata y'imiyenzi asigangwa mu maso agahinduka amashaza. umva Nsengiyo ndakumva. reka n'abajyanama b'ubuzima bariya barasaze bashaka no kugutesha umwanya no kugukoza isoni ryo kwa muganga uzi kwirirwa ubyigana n'abagore ku mugurongo abagore batwite abakomeretse n'inkomere n'abagendera ku mbago. ko amaso yawe atukura si igitangaza. yigura ntuse ntunywa inzoga nyinshi ngo ntubizi. unyumvire nywa icyuma se. ngo nyinshi mude ko tuzisangira se ku cyaha adatukura ngewe nkurusha kunywa inzoga nyinshi wowe hari ugusiba muri aka kabari. reka mubwire Nsengiyo yumva ndakumva. wakumva utaka amaso akumva ngo ugiye kwivuza mu kigo nderabuzima yaguseka agakwemena atanze kazi zimba mbabwira umugura ndetse no kugaragaza intege nke zawe nk'umuntu w'umugabo ukajya gutona umurongo n'abagore batwite. icyo cyo rwose ngewe Nsengiyo yumva sinshobora. Nsengiyo ndakumva. niba ureba ukaba ujya kurya ntuburaho umuntu uri yewe n'ibiryo bikuru bihembura umugabo ukaba utarushaga ngo uhebe. ubwo se icyo ujya kumara kwa muganga ni ikiko ubundi wa mugani ubwo naba ndicwa n'igihe uri kurindagira. ikindi iyo uze ku kabari ukishyura icupa bakakugarurira amafaranga ukabasha kuyabara hajya ibindi ushaka kureba n'ibikira ni ugutoragura uburo. nanjye binyobere mude ntabene rwose ntabandera wabona ibintu by'amaso y'iguraje n'agacupa bivemo enda ngwino ngurira agacupa enda ngwino ngutemo kamwe rwose. abo rero ngabubwire mude uwagira inshuti rwose yagira wowe. ntiwumva si wumva tunyaruke turisomo urakoze rwose wenda ryangabanyiriza ibi bibura agasani ngo ni amaso. ecyo nkundira abagabo. kwa mujyanama mwiriwe. wiriwe neza. wiriwe uhorora kureba usa n'uje wiruka. yego rwose ni ubuhoro mujyanama we. naringize ngo hari aho werekeje nabona gutinze kwikiriza rwose. oya ntaho nagiye da nuko nari mu gikari hari utwo nahatunganyaga. yewe mujyanama rero nubwo duturanye ubu nabonaga iwawe hambanye kure pe. umwana yakurembanye se Mukarugwiro? oya da umwana ameze neza nta kibazo afite ahubwo hari amakuru narinje kukubaza kugira ngo yansobanurire neza kuko numvaga ntayibuka neza. ayahe makuru utibuka neza Mukarugwiro? urabizi ko aya masaha nta bakiriya benshi tuba dufite hariya dukorera. yego ndabizi. kubera ko ibiganiro biba ari byinshi rero ngira ntagaturamo ikiganiro kirebana n'ubuzima tukajya impaka. nuko reka rero mu kanya tujya impaka ku birebana n'uburwayi bw'amaso ari njye ubitangije. ndakumva Mukarugwiro. tujya impaka mbabwira ko umuntu wese ugejeje imyaka 40 kuzamura ari byiza kwisuzumisha uburwayi bw'amaso cyane cyane indwara y'ishaza kuko itaryana kandi ikaba ishobora guteza ubuhumyi. iyo wabwiye ni ukuri ariko. mbabwira ko rwose uwo ari we wese yashishikariza umugabo we kujya kuyisuzumisha kuko muri kamere yawo ibyo kujya kwa muganga batabikozwa. ndumva nkwiye kugushimira kuko wakoze cyane Mukarugwiro. umva si ikinzanye. ubwo twagiye impaka tugeza ku birebana no kwivuza ishaza. bamwe bakemeza ko ivurirwa ku kigo nderabuzima abandi bakabihakana. nuko nsanga ntafite amakuru ahagije niko kunyaruka ngo nzu yambwire neza.
nyine ku kigo nderabuzima basuzuma indwara z'amaso muri rusange n'iryo shaza ririmo. Hari uburwayi basanga bworoheje bakaguha umuti wo gushyiramo, bakakwandikira amadarubindi ukazajya kuyashaka kandi bakakurangira aho wayakura. Hanyuma rero uwo basanganye indwara y'ishaza bamwohereza ku bitaro bikuru bakamuvura kandi ntibitinda Mukarugwi. Ubabwire ko rwose umuganga wo ku kigo nderabuzima kohereza ku bitaro byacu bya Ruhengeri bakakwakirana na yombi bakakuvura bidatinze ukongera kubona neza. Ntiwumva ahubwo urakoze cyane mujyana. Reka nyaruke mbahe amakuru bareke impaka zango turwana. Yego rwose. reka mubwire rero Mudenge. ndakumva. Antuka rero Nsengiyumva iyo nsenga iranyumvise. aho bwokera kuranga. oya uzabwira se ko ushaka kuziga mu kabari Nsengiyumva. Wiki oya kandi ikibi ni uko nari kuba ngo usigaye inzoga wenyine Mudenge. none ngize Imana turazimaze. tuzimaze se akabari nako tuzimazemo. Mudenge ndakumva. yewe ndatashye mwene muzehe. kare ndajyana ibirayi byanjye ku isuku. niyo gahunda mfite. nta gahunda yo gutinda mu kabari mfite. oya uretse ariko uretse gato ugomba kwitoza uretse kugenda. uze kumfata amashati hari ideni nkurimo Mudenge. irurira nitahire. aho urajya utishyuye inzoga tunyoye hano Nsengiyumva. urajya utishyuye. inka ya data ngurire ne Mudenge. wishyura. njyewe nishyura. none ariko se Mudenge ubu ngubu wibagiye ko ari wowe wamurutuye yoreye n'imbere ukazana ahangaha ngo uje kunsengerera za mayoga. ndabyemera rwose. ishyura vuba nyine reka imikino. ndabyemera rwose n'igihe wakuzanye. none icyo ushakaho kindi ni iki wakwishyura. umva Nsengiyumva ntizagaze niba mo y'Imana imifuka irera. ntabwo yose ndayikuyemo. none se rero sinzi rwose aho nashyize amafaranga ishyura dore ufite amafaranga maze imeze utundi ibirayi ure bose imifuka bya bushera bya kirinjana iby'iryitanu ishyura rwose. uzi ko umaze kubibona babivuze ukuri nta mugabo ukurimo. uri ikigwari mu bandi bagabo. ariko utanduka utasuzugura. kuva ubu ngubu niraye Nsengiyumva nkaba nakongerera kukwizera ngaho ndi. yizera ahubwo kwise ikigwari uwo twazanye Nsengiyumva. usangira nawe sivuze ko utari ikigwari kugira ngo nkwereke ko uri ikigwari. njyewe nkaba umugabo reka nkore ibyakunaniye nishyure inzoka zawe. ariko uzongera kunzuzugurusha uzajya mu mitsi Mudenge. nagusuzumye yishyura agende wowe ufite amafaranga. ahubwo sha ndabibonye ni wowe urwaye. amaso se? amaso nyine. kawa se? kuko yakabaye mazima ntabwo waba wananiwe gukora mu mufuka ngo umenye ko arimo amafaranga cyangwa atari. ntakirimo uri ukwiye gushaka umuti uyavura ugashyira muri ayo maso yawe nanjye ngashyira mu yanjye. ijisho ni itara ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. Mudenge na Nsengiyumva baranze barananiranye ahubwo bahitamo kwiyegurira inzoga hejuru y'ibibazo by'amaso bibugarije. aba bagabo se hari icyo benda kubikoraho? naho ubutaha. ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 86 66 73 72.